Iwe neza ndizera ko aho muri mwese mumeze neza nk'abisengereza muri kumwe na Masenge Agnes. Twongere dushimire Imana yaturinze kugeza kuri uyu munota, dushimire n'inteko nyarwanda y'umuco iba yaduhaye aha hantu heza ho gukorera, tubwira n'abantu ko bajya basura za inzu ndangamateka, inzu zacu zo kugira ngo duteze imbere umuco wacu. Ubwo rero aha tugiye gukorera ni kwa Kansi, tugiye kuvuga ku nsigamigani. Ndi kumwe na mugenzi wanjye, tugiye kubasobanurira ku nsigamigani mujya mwumva abantu benshi bakunda kuvuga, ariko mbere yuko nyibabwira reka nawe abibwire. Yewe nitwa Musabyimana Emmanuel. Akaba akunda umuco cyane, Rero tugiye kuganira ku nsigamigani mujya mukunda kumva bakavuga ngo umuntu agenda nk'abagesera. Iyo nsigamigani urayizi? Iyo nsigamigani ndayizi rwose, ikunze gukoreshwa hano mu Rwanda, mu Banyarwanda. Yego. Ese abisengereza uko mujya mwumva iyo nsigamigani ikoreshwa ryari, haba habaye iki? Turaza kubivuga cyane cyane dutanga ingero. Rero nk'uko mwagiye mubyumva, uyu ni umugani, insigamigani mu Kinyarwanda. Uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu uvuye mu bo bari kumwe ngo akanyonyomba adasezeye, nibwo bavuga ngo agenda nk'abagesera. Rero wakomotse ku munyabugesera witwaga Muganza. Uwo akaba ngo yariyahuye muri Cyohoha i Bugesera, ahakabakaba umwaka w'1350. Hari abantu kera cyane. Ni kera cyane. Hari abantu uzi, ukurikije uko bisobanurwa hano muri iki gitabo cy'insigamigani, hari abantu uzi mwigeze kugendana bakagenda nk'abagesera? Cyane cyane rwose. Hari igihe uri kumwe n'abantu ukabona umuntu rwose arahagurutse aranyonyombye, umuyobi wahanyuze, mwareba mu bantu mwari muri kumwe mukabura kanaka, Felicien ari hehe? Karangwa ari hehe? Nkunda rero kubibona mu bukwe. No mu bukwe, warabibonye mu bukwe? Mu bukwe. Mu bukwe cyane, mu bukwe ahantu muri kumwe wenda mwagiye kwiyakira. Yego. Mwareba umuntu mukamubura. Cyangwa se hari igihe ari ibyo nkunda ati Karangwa yagiye nk'abagesera. Yego. Ukabona ubukwe buratashywe mu cyumba, abantu baba barimo kwiyakira, ariko ukabona abageni ni nk'aribo bagiye gusigara mu cyumba ari bonyine. Mujya mubibona? Cyane. Mukabibona ukabona basigara ari bonyine, rimwe na rimwe ukumva ugize isoni, ukabona barimo kubyina, cyangwa cyagiye cyo gutanga impano, cyangwa se igihe mbese bigana ku musozo, abantu barangije kwakira abageni, njye bajya kubona abantu banyonyombye bari kugenda umwe nk'uko yarabivuze, bakagenda nk'abagesera. Ibyo se ni byo gushimwa? Ntabwo ari byo gushimwa, ntabwo ari umuco mwiza. Urumva nk'ubwo ngubwo, urabona turi mu bukwe, umuntu muramuzi aranyonyombye, ubwo urumva akwebye, ahunze kujya gutanga impano. Akenshi hari igihe ariko ashobora kuba afite n'izindi gahunda nanone, ariko ntacyo byaba bitwaye aramutse asezeye. Rero reka tubabwire mu magambo make aho byaturutse, tubabwiye igisobanuro cyabyo. ngo ubwo umwami w'i Rwanda Cyilima Rugwe wa mbere amaze ngo gucyura umugore wa Nsoro Bihembe, ngo Nyankuge nyina wa Kigeli Mukobanya, ari bwo mu Rwanda bahimbye umugani ngo umwami uraguza yatsinze ubuguza. Urumva? Ngo Nsoro umwami ngo w'i Bugesera ngo yari afite umugaragu. Abona ibwami nyine akenshi haba hari abantu benshi rwose, akaba yari afite kandi ngombwa umugaragu we ngo w'umutoni wakitwa Muganza. Ngo bukeye u Rwanda rumaze gutsinda Ubugesera, Muganza ngo acikira i Burundi. Ngo ahageze ngo bamufata nabi, ajya i Karagwe. Agezeyo ngo nabo bamufata nk'i Burundi, naho arahava. Mu nzira agenda ngo aribaza ati mbigenze nte ko ninjya mu Rwanda ngo bazanyica, kuko nari umutoni wa Nsoro. Apfa kwihangana asubira i Bugesera. Agezeyo ahasanga umunyarwanda wahagabanye witwaga Gasigwa. Akoma yombi ati Nyagasani mutware w'i Bugesera, nje kugukeza, uzandeme amaboko n'amaguru. Ukoma yombi turebe ko uzi kubikora. Uzi gukoma yombi?
ikoma yombi rero ikoma yombi akenshi ibwami baranapfukama akoma yombi hanyuma rero ngo kuramya ngo nuko Gasigwa aramwemerera. Muganza agumya kumuhakwaho kugeza igihe Gasigwa amugabiriye inka z'imbyeyi 3 z'umuriro. Ngo amaze kuzibona yongera kwibaza ati ubu ko ngiye guhakwa kandi nari umugaragu w'ibwami bizagenda bite? Ubwo yavugaga ko yari umugaragu wa Nsoro. Yegera Gasigwa ngo aramubwira ati naragushimye kuko wampaye umuriro, none ndagusaba ko uzansohoza no kuri Cyilima. Gasigwa abaza Muganza aramubaza ati wabonye ko nge naguhatse nabi? Muganza ati icyo mbigusabira ni uko wamungezaho nkishingana, kuko mu Bugesera bampiga bavuga ko nari umutoni wa Nsoro. Gasigwa aramubwira ati nzamugushyikiriza. Ngo bukeye basanga Cyilima i Kigali. Bagezeyo Gasigwa abwira Cyilima aramubwira ati nkuzaniye Muganza uyu nguyu wahoze ari umutoni wa Nsoro, yasabye kumukuzanira ngo mwibonanire, ngo hari icyo ashaka kukubwira. Bahamagaza Muganza. Gasigwa aramusohoza aravuga ati nguyu Muganza wansabye ko nzamukugezaho ukamushingana mu Bugesera, kuko ngo bamwanga bamuhora ko yari umutoni wa Nsoro. Biramushimisha kuko namuhaka akamutonesha azamuyoborera Ubugesera. Yari azi neza imico yabwo. Cyilima abwira Gasigwa ati taha nawe Muganza turagumanye. Ngo nuko Gasigwa arataha aguma mu ngabo ze z'i Bugesera. Muganza asigara i Kigali kwa Cyilima Rugwe aramutonesha cyane kugira ngo azamuyoborere Ubugesera. Haciyeho iminsi Cyilima atumiza Gasigwa ngo aze kumwitaba. Gasigwa araza n'i Kigali. Rugwe ati nshakira inka 100 n'imisozi ubimpere Muganza. Gasigwa ati nibyo gupfa busa nzajya kubimuha. Nibyo gupfa busa ngo nibyo gupfa busa, mbese nko kugononwa. Ngo nibyo gupfa busa nzajya kubimuha. Ngo Cyilima ati bizapfa ubusa gute? Gasigwa ati ngo nuko wabinyaze Nsoro none ukaba ubisubije mwene wabo. Ngo nuko wabinyaze Nsoro none dore ubisubije mwene wabo. Ngo ibyo Gasigwa yabivugishijwe n'ishyari kuko yari yabonye Rugwe atonesha Muganza. Cyilima abwira Gasigwa ati ntacyo bitwaye nzajya mbyirebera. Ubwo Muganza abona inka n'imisozi akomera nyine hamwe n'ubutoni bwe. Gasigwa abonye Muganza atonnye neza, ishyari riramushengura akeka ko bazamugabira n'ibyo arimo. Nuko kuva ubwo Gasigwa agandisha ya misozi Muganza yagabanye, abuza abantu kumugemurira i Kigali, ariko akabigira rwihishwa. Muganza yatumiza ingemu akazibura. Bukeye inzara imaze kumurembya n'abo bari bari kumwe, Gasigwa yoshya bagenzi be n'abagaragu ba Cyilima ngo bazabwire Muganza bamukangisha ko Cyilima agiye kumutanga akamukurikiza Nsoro. Muganza amaze kubyumva ashya ubwoba n'abo bari bari kumwe. Nuko niko gucika ijoro ryose ajya kwiyahura ngo muri Cyohoha. Bukeye muri iyo minsi ngo Cyilima abaza abo bari kumwe ati ko ntakibona Muganza asigaye abaheye. Abandi baravuga bati yaratashye. Rugwe ati agataha amennye. Nuko abandi bati niko Abagesera bagenda. Nuko rero aho ngaho niho hahise haba inkomoko y'iyo babonye umuntu unyonyombye adasezeye bavuga ngo agiye nk'Abagesera. Byaturutse kuri Muganza uwo bateye ubwoba akagenda adasezera akiyahura muri Cyohoha. Kugenda nk'Abagesera rero bivuga kunyonyomba rwihishwa. Ngayo nguko wumvise inkomoko yabyo? Nawumvise
inkomoko yaho aho yagiye akanyonyomba akagenda adasezeye, ariko kugenda adasezera kenshi yabitewe n'ubwoba. haba hari impamvu, ibyo byose haba hari impamvu yatewe n'ubwoba imurimo iri mu muntu bwo kugenda adasezeye, ariko uruhawe murabona ko byatewe n'ubwoba yatewe. n'ubwoba yatewe kugira ngo rero abisengereza mwabisobanukiwe, kugenda nk'abagesera naho ngaho byaturutse. Niba ufite ukundi wabyumvaga watubwira, niba hari icyo wungutsemo muri ibisobanuro tubahaye aho byaturutse, inkomoko yabyo nyabyo nuko byumvikana, nanone hari icyo wakwandika muri komantere hano hasi, tugakomeza tugasigasira ururimi rwacu. Murabizi ururimi rwacu ruraduhuza. Twasezere ngaho, murakoze. Ubwo nawe murakoze cyane, naho utaha. Bye bye.